munsi wa gatatu Yesu arazuka. Aho tugeze mu gice cya 20 kibanziriza icya 21 abanza kwiyereka abagore. Kubera iki? Abagore bazi kuvuga amakuru neza. Uyu munsi wa none nta butumwa budufite burenze ubutumwa bw'umuzuko. Ubutumwa dufite nuko Yesu yazutse. Abantu baba mbere babuhawe ni bande? Ni abagore. Imana isubiza intege mu bugingo bwawe. Imana yongera kwambika imbaraga zidasanzwe. Imana yongera guha ubushobozi budasanzwe. Yasubiza intege mu bugingo bwanjye. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukira ni Yesu. Yesu we, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukira ni Yesu gusa. Yesu we, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, umwami Yesu. Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira, nta yindi nzira munsi y'izuba y'ukuri twaboneramo gukira ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira, nta yindi nzira. Ubwo yaririraga kumva yarasaro yahamagaye ububasha bwe razava mu gituro ari muzima. Yesu ubwo yageze i Betaniya, ubwo yaririraga kumva yarasaro yahamagaye ububasha bwe razava mu gituro ari muzima. Yesu we, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, nami wacu. Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira, nta yindi nzira, nta yindi nzira twaboneramo gukira ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukira ni Yesu. Yesu ni nzira we, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukira ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri. Amen.
Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twinjiye mu mwanya twitegura kumva ijambo ry'Imana. Mana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Turagushimira ko ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe. Imirimo yawe iratangaje kandi igaragara mu buryo butangaje. Kuba turiho n'ubuntu bwawe, kuba duhumeka n'ineza yawe, kandi Mwami ibyo waremye byose bigaragaza imbaraga zawe. Tugushimiye rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye kandi niryo ryaturemye kandi ribasha guhindura ubuzima bw'umuntu wese waje hano. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Umwuka wera amanuke n'ubundi akomeze kubana natwe, abane n'umwigisha, abane natwe dusoma, abane n'umuntu wese waje hano. Reka uyu munsi ijambo ryawe rizane impinduka mu buzima bwacu, ndetse rizane Mwami Imana kumurikirwa no kuyoborwa naryo. Urakoze rero kumva gusenga. Turagushimiye kuko mu ijambo ryawe ugiye gukoramo imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye Mwami kuko ubuzima bwacu bukorwaho nawe mu ijambo ryawe. Imbaraga z'umwijima zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Reka abari uganza muri aka kanya, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye dushima, amen. Turasoma ijambo ry'Imana igice cya mbere. Igice cya mbere turagisoma muri Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 21, turava ku murongo wa mbere tugeze ku wa 15. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 21, turava ku murongo wa mbere tugeze ku wa 25. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni Umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akurura urushundura umusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza uti urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo nibwo bwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri somerwa. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Igice ni icya 5
turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Luka igice cya 5 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Dusome. Yesu yarahagaze ku kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamese inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshunduro zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, va hano databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Soma umurongo wa 15. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abandi kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Akire neza ijambo ry'Imana. Urakoze. Ideni rivuyemo, warungiye mu ideni. Nshimiye Imana ko impaye guterana namwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Namwe ndabashimiye kubw'ikaze mwampaye, yaba ari abashumba banyu, yaba ndetse ari mwebwe ubwanyu. Ikaze mwampaye ndarishimiye, Imana ishimwe. Kandi niyumvise ko ndi mu rugo kubera ukuntu muhimbaza, ukuntu musenga, numvise bimfashije. Rero numvise ndi mu rugo, by'umwihariko rero iyo ndi kumwe n'umushumba Julius, yaranyigishije kuri secondaire, anyigisha Igifaransa, konjugezo yarangoraga, hanyuma adusobanurira buri verbe igihe ikora neza, iyo logique maze kuyifata, konjugezo ihita yinjira neza. Ubu nanjye nabyigisha. Rero twarabanye, tubana aho kuri secondaire, twari dukijijwe n'ubundi, ari umwarimu wacu turi abanyeshuri. Nayoboraga rajepra wari umuryango w'abanyeshuri biga kuri secondaire wa protesta, bose basengeraga hamwe. Rero ninjye wabayoboraga, nawe rero tunasengana kandi asenga cyane. Tukamubona nk'umupapa wacu kandi mwiza. Ndizera ko nubwo ari umupasiteri wanyu, ariko ndizera ko yababereye n'umupapa. Rero biranshimishije kuba ndi hamwe nawe. Nishimiye no kongera kubona Gasana nawe twarasenganaga kuri secondaire, tunabana tunarana iyo ngiyo mu madorotware. Murayazi abize kuri secondaire amadorotware. Twabanye ahantu henshi mu buzima butandukanye. Rero nongeye kwishima kubera ko ibyo byose byatumye numva ko ndi mu rugo. Amazina yanjye rero nitwa Justin Gatanazi, nkuko mwabyumvise. Ndi umushumba wa paruwasi ya ADPR Remera. Ni paruwasi ikorera mu murenge wa Remera, Kimironko n'igice cya Bumbogo, ariko icyicaro kiri hariya imbere ya Arena, Beka Arena, hari hamwe na Stade Amahoro. Hari urusengero rwaho ngaho hafi ya controle technique, niho nkorera iminsi yose. Ubwo rero uhageze ushobora no kunsuhuza nta kibazo. Waje no kuri controle technique ukumva inyota irakwishe, ushobora kuza mu biro ukambwira ngo
nsengera kuri EPR Kicukiro Remera, nari nje gushaka hano amazi yo kunywa. Amazi ndayahorana aba ari menshi, banyafite mu biro, ubwo rero waza ukanywa amazi nta kibazo kiba gihari, inyota ikwishe. Uzaza uvuga ko uturutse hano gusa, ubwo wemerewe amazi. Nunyura hariya hafi kumva inyota irakwishe, ukavuga yuko uturutse hano, uzahita unywa amazi. Nukenera na ji nayo uzayibona, nta kibazo kirimo. Rero ndi umupapa, mfite umudamu, mfite n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Rero ijambo nifuje kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo Yesu ajya yongera kutwiyereka. Yesu ajya yongera kutwiyereka. Bishobora kurenga inshuro imwe, bishobora kurenga inshuro ebyiri, bishobora kurenga inshuro eshatu. Yesu ajya yongera kutwiyereka. Niryo ijambo nifuje kubaganiriza. Yesu cyangwa Imana ntabwo imeze nkatwe ku buryo ikorera ahantu mu biro runaka ukaba wayihasanga, cyangwa se ikabituye ikibagabaga nkanjye. Nari bagiye kubivuga ntuye ikibagabaga, niho ncumbitse, ku buryo avuga ngo Imana ituye ikibagabaga cyangwa mu Kiyovu ngo uvuge ngo ngiye kuyisangayo. Cyangwa se ikorera mu biro bya EPR Remera Kicukiro niho ngiye kuyisanga. Ntabwo ari uko nk'uko Imana imeze. Rero bitewe n'ibihe tuba turimo abantu bayo n'icyo ishaka kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo, Imana ishobora kutwiyereka. Ishobora kutwiyereka ubwa mbere, ishobora kutwiyereka ije kuduhindura abana bayo cyangwa abakristo. Ishobora no kutwiyereka twacitse intege. Twacitse intege mu gihe ibihe runaka byaducanze, no mu gihe Yezebeli yaducanze, yadutumyeho intumwa ko azatwica, ko ejo tutazabaho tuzapfa. Imana ishobora kutwiyereka twacitse intege, turyamye munsi y'igiti cy'umurotemu turimo twisabira gupfa. Imana ishobora kutwiyereka mu bihe nk'ibyo ngibyo twacitse intege, cyangwa twagiye kuroba twambaye ubusa. Hanyuma nanone kandi Imana ishobora no kutwiyereka iduhereza inshingano, itubwira icyo tugomba gukora. Imana ishobora kutwiyereka itubwira kujya muri worship team, itubwira kujya muri korali, itubwira kuba abashumba. Ndibuze kubigarukaho niba hari ikintu nangaga, ni ikintu cyitwa igipasitori. Nabonaga bambara nabi, nkabona bararya nabi, nkabona batwaye amasakoshi yashaje, nkabona bambaye inkweto zahengamye. Imana impamagariye kuba umupasitori. Nateye amahane menshi kubera ubuzima bwabo nabonaga bugoye. Ubwo abashumba bari hano imbere baraza kumbabarira kuba mvuze ibyo bintu. Rero harya Imana iguha inshingano zimwe ukumva urazanze, nk'uko Mose yateye amahane, yari yavuye muri Egiputa akoze iyo ndaza kubigarukaho, akoze y'ishyano, yumva ashobora no gushakishwa, niba ari ibu yaho yarabagaho simbizi, ariko Imana imubwira gusubirayo, kandi yarishe umunyegiputa. Abantu yari rase bwari ubwoko buri superieur, nko kuvuga ngo ukoze ku munyamerika. N'ufite ubwenegihugu, n'ubwenegihugu n'ubuzima gatozi, ubwenegihugu bw'ubunyamerika murabizi ibintu biba y'umukozeho. Nuko rero bari bameze, Egiputa yakiragiye, ndaza kubigarukaho. Hanyuma rero ibintu ngira ngo mvugeho ni ibintu bitatu. Icya kane kiraba ari incamake. Icya mbere ndifuza kuvuga kuri Yohana gato cyane, no kuri ubutumwa yanditse. Hanyuma icya kabiri ndifuza icyo bisobanuye, kuvuga ku cyo bisobanuye kwiyerekwa na Yesu cyangwa se kwiyerekwa n'Imana. Hanyuma icya gatatu ndifuza kuvuga impamvu ebyiri cyangwa eshatu, nubwo zaba nyinshi, zatumye Yesu yiyereka abigishwa be kuri iriya nyanja ya Tiberiya. Hanyuma icya kane ndaza kubivuga mu ncamake, turahita dusenga. Icya mbere rero, kwiyerekwa n'Imana cyangwa se kwiyerekwa na Yesu bishatse gusobanura iki? Nkuko natangiye mbivuga, ntabwo Imana ituye ahantu runaka, nta nubwo ikorera ahantu runaka ku buryo wajyayo ngo ngiye kureba Imana. Ntabwo ituye Kibagabaga, mu Kiyovu, Kicukiro, Remera n'ahandi, no muri ya makaritiye y'ama VIP tuzi Kigali. Ntabwo ari Imana ituye, ntabwo Imana ituye ku Kabeza, nubwo Imana iba hose, ariko ntabwo avuga ngo ngiye kuyireba hano, ngo ngiye kuyireba. Ntabwo bishoboka. Rero hamwe n'ibyo kubw'urukundo ikunda umuntu no kubw'imbabazi igirira umuntu, Imana ishobora kukuyereka. Icyo bisobanuye rero kwiyerekwa n'Imana cyangwa se kwiyerekwa na Yesu, ni igihe Imana ije mu buzima bwawe cyangwa bwanjye, ikaza gukora ikintu kidasanzwe kubera impamvu idasanzwe.
icyo kintu kidasanzwe kandi ukamenya ko ari Imana igikoze. Niyo mpamvu idasanzwe Imana ikayikumenyesha, kandi byose bikajyana n'umurimo Imana yifuza kunkorera cyangwa se kugukorera cyangwa se gukorera abantu. Uko kwimanifesta, uko kwigaragaza kw'Imana kudasanzwe mu buzima bwacu kubera impamvu idasanzwe, nicyo numvise nakwita kwiyerekwa n'Imana cyangwa se kwishurirwa n'Imana nshingiye kuri iriya mirongo twasomye. Hanyuma icya kabiri ndifuza kuvuga ku nshamake ya Yohana ndetse na buno butumwa yanditse. Abantu basesengura ibya Bibiliya bakunda kuvuga yuko Yohana ubundi ni izina risobanura ngo ese hano haba ba John, hari abantu bitwa ba John hano cyangwa ba Jean? Murabizi ko twagiye tubihindura. Mbere ya jenoside twitwaga ba Jean, hanyuma nyuma ya jenoside twitwa ba John, noneho tukiri mu giturage tutarazi Kigali tukitwa ba Yohana. Ubwo rero tugenda tubihindura, ariko nizere ko hano wenda nta muntu ngo hari umuntu wabonye abantu bari kubaka bari nka 500 abanyuraho ahita avuga ngo uraho Karekezi we, noneho umwe muri bo ati muraho, noneho aramaze ati se bari abantu urabazi bo bagendanaga, ati se mu Banyarwanda haburamo Karekezi? Abanyarwanda bagana kuri haburamo Karekezi, reka ntekereze ko yenda na hano Yohana tabura. Hanyuma Yohana rero igisobanuro cy'iri zina rirasobanura ngo God is gracious, Imana ni nyabuntu cyangwa se Imana igira ubuntu, nicyo izina John cyangwa Yohana risobanuye. Hanyuma uyu Yohana akaba abyarwa na Zebedayo, akaba ari papa we, ndetse na nyina akaba ari Salome. Bikaba bivuga ko uyu Salome yaba avukana na Mariya nyina wa Yesu, ko bashobora kuba bavukana. Iyo tuvuze ibi ngibi bafite ikintu bisobanuye mu mwuka. Ubwo birumvikana ko Yohana yari umuyahudi, n'amakuru menshi yagiye avuga muri Bibiliya nuyareba uzabona agaruka cyane ku bintu by'idini ya Kiyahudi, n'ukuntu bari iriya mitwe yarwanaga na Yesu ihangana nayo, n'iriya myizerere ya Kiyahudi igahangana na Yesu. Yarabivugaga, agaruka ku by'iriya nyanja yakoreragaho business, hari agaruka ku bintu by'i Galilaya, niho yavukaga Galilaya, akabigarukaho cyane. Ubwo nyine ndi kubakundisha kino gitabo kugira ngo nubona umwanya uzagisome cyose. Hanyuma rero uyu Yohana akaba yaravukanaga na Yakobo, baravukanaga n'uyu witwa Yakobo, kandi uyu Yakobo nawe yari apotere, yari intumwa ya Yesu. Ni wa wundi wishwe mu minsi ya mbere yicwa na Herode. Ntabwo ari Yakobo wa wundi wabaye umushumba w'itorero ry'i Yerusalemu, ahubwo ni wa wundi wishwe na Herode. Uyu rero baravukanaga. Hanyuma rero Yesu atarabahamagara, business bakoraga ni business yo kuroba, ubucuruzi bakoraga. Bararobaga amafi barangiza bakayacuruza, bari barakoze akazi, barakoze business yo kuroba amafi barangiza bakanayacuruza, afatanije na bariya ba Yakobo, afatanije na bariya ba Petero, bazabagarukaho na bariya beneze, bese babagarukaho cyane, siniwe nshaka kubyinjiramo cyane. Hanyuma uyu Yohana rero Yesu anamuhamagara, nawe yamusanze ku nyanja arimo araroba, kimwe na Petero. Yesu yamusanze ku nyanja arimo kuroba mu mirimo ye ya buri munsi. Kandi bamwe muri abangaba barabigishwa ba Yohana umubatiza, hanyuma barangije bafata icyemezo basanga Yesu, bahinduka abigishwa be. Yandika rero ubutumwa bwiza, bakunda kumwita umwanditsi w'urukundo. Yanditse cyane ku byerekeranye n'urukundo, yaba ari inzandiko ze, yaba ari ibyahishuwe, yaba ari hano muri kino gice muri ubutumwa bwiza, yanditse ku bintu byerekeranye n'urukundo. Hanyuma ariko cyane cyane iyagana ku byerekeranye n'umusozo w'ubutumwa bwiza, avuga intego yatumye yandika. Ariko turi ku gice cya mbere, umurongo wa mbere, Yohana yanditse ashaka kwemeza abantu ko Yesu afite muri we imbaraga z'ubumana, ko Yesu ari Imana. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Yohana ntabwo yanditse nka Matayo ngo yandike nka Luka bahereye ku bisekuru, bagahera kuri ba Adamu, bagahera kuri ba Aburahamu. Ahubwo Yohana yarabatinye, simperaho Yesu ndamuhera mu ijuru. Mbere na mbere hahozeho Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amagambo aryoshye, igice kiryoshye cyane. Arimo arerekeza ku musozo w'igitabo, avuga impamvu yanditse ziriya nkuru zose, biriya yabonanye Yesu n'ibyo yumvanye Yesu, yavuze impamvu yabyanditse. Dusomye Yohana igice cya 20 umurongo wa 31, Yohana aravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa,
bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Iyo twizeye Kristo duhabwa ubugingo buhoraho. Yohana ari mu bantu babyanditseho. Iyo twizeye Kristo, kwizera Kristo ntabwo ari ukubarizwa mu idini runaka. Kwizera Kristo si ugukora imihango runaka y'idini. Nyine kwizera Kristo ni ukumwemera, ni ukumwakira, ukakira ubuzima bw'iteka ryose. Kandi ibintu biri mu ivangura rishingiye ku madini, ntabwo biri mu ivangura rishingiye ku moko, ntabwo biri mu ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, rishingiye ku mashuri n'amafaranga. Oya, nubwo waba wambara bodaboda zatobotse ukaba utazi gusoma no kwandika, iyo wizeye Kristo muri we wakira ubuzima bw'iteka, wakira ubugingo buhoraho. Ibi nta vangura ririmo. Imana ibahereze umugisha kubera ko muri kunyumva neza. Hanyuma ndagira ngo mvuge impamvu zatumye Yesu yiyereka ababigishwa be cyangwa se izi ntumwa hariya ku nyanja ya Tiberiya. Twasomye aya magambo mu gice cya 21, ariko kino gice cya 21 kibanzirizwa n'igice cya 20 n'ibindi bice. Mu gice cya 19 hagaragaza Yesu ajya ku musaraba abambwa. Abigishwa ba Yesu cyangwa intumwa za Yesu babanye na Yesu, bagendana nawe, babona afite imbaraga zidasanzwe, babona afite ubushobozi budasanzwe. Ndetse marayika ya aha Yosefu ubutumwa, aha na Mariya ubutumwa bwerekeranye no kubyara Yesu, yababwiye yuko bagiye kubyara wa wundi uzasimbura Dawidi, hanyuma ubwami bwe ngo ntibuzashira. Yesu rero ari mu isi bamwizera nk'uje kubabatura ku ngoma ya politike y'Abaromani. Kubera ko Yesu aza yasanze barabaswe n'imbata nyinshi, barabaswe n'ingoma nyinshi. Bari babaswe n'ingoma y'Abaromani, yari yarabanjirijwe n'ingoma y'Abagiriki. Ingoma y'Abagiriki yari yarabanjirijwe n'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yari yarabanjirijwe n'ingoma y'Abanyababiloni, ari yabatwaye mu bunyage. Asanga barababaye ibinyejana byinshi. Batekereza ko rero Yesu aje kubabatura muri izo ngoma za politike, kandi we icyari cyamuzanye kwari ukubabatura icyatumye ibyo bintu bibaho, kwari ukubabatura igitugu cya Satani, kwari ukubabatura mu mbaraga z'umwijima, kwari ukubabatura mu bubata bwa Satani. Niyo kintu cyari kimwe, kubera ko ubwo bubata nibwo bwatumaga abanyamahanga babagiraho ububasha. Ariko Yohana arandika ngo yaje mube abe ntibamwemera, yaje mu bye ababirimo ntibamwemera, ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo bo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ageze mu nzandiko ze arandika ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntabwo birerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa ntabwo nzakomeza gusa gutya. Yesu niyerekanwa ntabwo uzakomeza gusa gutyo. Hari ikintu nzi, Yesu niyerekanwa nzasa nawe. Naza ari umuriro nzaba umuriro, naza ari umweru nzaba umweru, naza arabagirana nzarabagirana, naza akayangana nzakayangana. Icyo nzi, Yesu niyerekanwa nzasa nawe. Arangije aravuga ngo ufite ibyo byiringiro ariboneza nk'uko Yesu aboneye, ntabwo abana n'imyanda. Rero bigeze mu gice cya 19 babona Yesu arafashwe biremeye, babona Yesu arakubiswe biremeye, bamwambika ubusa biremera, bamushyira ku musaraba biremera, batera imisumari biremera, batera icumu biremera, bamwambika ikamba ry'amahwa biremera. Bagiye kubona babona Yesu aratatse, Eli Eli lama sabakitani, mana yanjye niki kikundekesheje. Babona umwuka uraheze, babona Yesu arashyinguwe, babona birarangiye. Ntabwo byoroshye. Ariko ku munsi wa gatatu Yesu arazuka. Aho tugeze mu gice cya 20 kibanziriza icya 21, abanza kwiyereka abagore. Kubera iki? Abagore bazi kuvuga amakuru neza. Abagore bazi kuvuga inkuru, bazi kuvuga amakuru neza. Yiyereka abagore benshi, itsinda ry'abagore babaga mu bigishwa be, kugira ngo kubera ko
uyu munsi wa none nta butumwa budufite burenze ubutumwa bw'umuzuko. Ubutumwa dufite nuko Yesu yazutse. Abantu baba mbere babuhawe ni bande? Ni abagore. Babugende babushyira intumwa ba apotre. Petero yanga kubyemera ati ndajya kwirebera, aragenda ararunguruka asanga imvira arangaye. Hariho bahamya burupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamara gakuzu kamumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Yesu ariyerekana ahera ku bagore kugira ngo ayo makuru bayavuge neza. Nezere ko abagore ntabakomerekeje, barambabarira niba harabankomerekeje, kugira ngo ayo makuru bayavuge neza. Nashatse umudamu mbona agira amagambo make, kandi no mu bantu rwose ubona agira amagambo make, ariko turagera mu buriri akambwira ibintu byose byiriwe. Noneho kubera ko nigisha abageni, murabona ko ndi umushumba, nigisha abageni, ndanasezeranya abageni. Noneho mbigisha gutega amatwi abagabo, noneho nkataha nananiwe. Nkabigisha gutega amatwi, nigisha abagabo gutega amatwi abagore. Noneho nkamutega amatwi kugira ngo nanjye nkurikize ibintu nigisha na umufarisayo. Akambwira, noneho narangiza nkasinzira, akankangura ngo ariko ngubwo mba ndi gucurangira abahetsi, ngo byuka wumve. Wabona hano hari abagabo ndondoye nabo bijya bibabaho, namwe wabona hari amakuru mujya mwumva mugasinzira. Hano hashobora kuba harimo bagenzi banjye. Noneho urumva rero iyi nkuru yo kuzuka kwa Yesu bayivuze neza. Nusoma uzabona barayivuze abagore, Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Nimwe mwamenye neza aya makuru mbere. Hanyuma rero arangije kubihishurira, rimwe abapotre baraterana ahantu mu nzu, bakinga imiryango n'amadirishya kubera ubwoba, baraterana. Apotre umwe arasiba, intumwa imwe irasiba. Ndukoresha ijambo apotre kubera ko aryo mumenyereye cyane muri iyi minsi. Hako muri iyi minsi hari abantu bigise ba apotre cyangwa bitwa ba apotre, iri zina rigezweho mu Rwanda. Noneho ba apotre baraterana, bateranye bakinga imiryango n'amadirishya. Yesu araza, imiryango ikinze, Yesu araza, amadirishya akinze, Yesu araza. Umva nkubwire, ntabwo Yesu akeneye ko abantu bamukingurira imiryango, bayikingura batayikingura azinjira. Ntabwo Yesu akeneye ko abantu bamukingurira amadirishya, bayakingura batayakingura azinjira. Hari igihe ajya mu nama batamutumiyemo akazijyamo, akagamburuza imigambi y'izo nama iyo abona ko harimo ibikuri wowe. Ntabwo akeneye invitation y'inama ngo bakingure umuryango n'idirishya. Izo protokole ntazo akeneye, araza akinjira mu nama, ubundi agateraho fe bati uyu mwanzuro ndawemeye ni muwufate, cyangwa akavuga ati no, nyuranije indimi zanyu, uyu mwanzuro nuveho. Kandi ibyo akabikora bakinze imiryango, bakinze n'iki n'amadirishya, akaza akinjira. Amadirishya nubwo ubona akinze, nubwo ubona imiryango ikinze, ukabona inkuta zirakomeye, ntibizabuza Yesu kwinjira. Yesu azinjira. Bari bafite ubwoba rero, bari bafite ubwoba. Yesu arinjira hakinze. Amaze kwinjira, ikintu cya mbere yababwiye mu materaniro, yarababwiye ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Arangije ngo abahumekeraho, abaha umwuka wera. Abati mwakira umwuka wera. Nakunze cyane twatura kare mu iteraniro rya mbere, twatura kwemera kwacu no kwizera kwacu. Turaza kongera kubisubiramo. Hano numvise mwemera umwuka wera, ngo nemera umwuka wera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nizeye ko no muri iteraniro turibuze kubisubiramo. Nemera umwuka, murawemera, nabyumvise ko muwemera. Muri bene wacu nabyumvise ko muwemera. Baraza kubibasubirishamo mu kanya, murasubiramo ko mubyemera. Hanyuma Yesu abahereza umwuka wera. Apotre umwe witwa Thomas atagize gute, adahari. Umva mbabwire, siba materaniro.
hari abantu basiba amateraniro bakajya muri siporo, kwiruka mu muhanda, bakambara amakabutura, bakajya muri pisine ngo koga. Ntukagire ibintu rutisha amateraniro. Bagashyiraho inama y'abacuruza ibitenge, inama y'abacuruza koperative y'abacuruza ibirayi mu mwanya w'amateraniro. Bridal shower, baby shower, utuntu tw'amafuti turaho bapfundikanye. Ntimukajye musiba amateraniro, ntimukajye musiba repetition, ntimukajye musiba amasengesho ya korali, ntimugasiba amasengesho y'abagabo, ntimugasiba amasengesho y'abakuru b'itorero, ntimugasiba amasengesho y'abagore, ntimugasiba amasengesho y'urubyiruko, ntimugasiba amasengesho y'abasaza, y'abantu bakuze, ntimukayasibe. Hari igihe uyasiba Yesu akaza akabihishurira akababwira ngo mbahaye amahoro. Hari igihe uyasiba Yesu akazamo agahereza abantu amakado, wowe wagize gute? Kandi abantu basibye, apotere wasibye bamubwiye ko Yesu yaje n'ibintu yateye amahane. Abantu basiba bakunda gutera amahane. Abantu bakunda gusiba amateraniro bakunda kugira amahane, muzabagenzure. Batera amahane cyane, bati simbyemera, bati ntabona inkovu zo mu biganza, ngo nkore mu rubavu, ngo mukoreho numve ko afite amagufwa n'umubiri, ngiye ntago nemera ko yazutse. Bagira amahane. Abantu bakunda gusiba amateraniro bagira amahane, bagira kamere, bagira kamere. Yesu amugirira impuhwe, ubutaha nawe araterana, Yesu araza arabiyereka. Aho message ndi kukubwira numva ndi guhatwa n'umwuka wera. Imana ishimwe kubera ko numvise muri kuvuga murawemera. Message numva ndi guhatwa n'umwuka wera kubabwira ntimugasibe amateraniro. Muyaje mukunda amateraniro. Muri ayo materaniro muzaje muhuriramo n'Imana, muzaje muhuriramo n'umugisha w'Imana, muzaje mwakira umugisha w'Imana mu materaniro. Aho ni mu gice cya 20 tugeze kuri 21. Kuri 21 apotre Petero Yesu yabwiye ngo nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu, ngo haye imfunguzo. Ibintu by'urupfu rwa Yesu biramucanga. Ashobora kuba yaramaze iminsi myinshi ataroba, adakora business yo kuroba, abona hariho n'ubukene mu rugo. Ashobora kuba yaravuga ati ibyo nari ntegereje kuri Yesu ndabona bitakibaye. Nusoma mu byakozwe no mu gice cya mbere Yesu arimo basezeraho, baramuhaje batari ko ikintu cyo gihe, icyo gihe ugiye guhirika, icyo gihe ugiye kugaruriramo ubwami bwawe. Ntabwo rero imitekerereze mizima yari yakabajemo. Yesu arabareba n'ukuntu yabigishije n'ukuntu yabanye nabo, arabwira ati ntimuzave i Yerusalemu, mutegereze ibyo data yasezeranye. Yabonye bari abagabo nta kindi kintu kibakwiriye uretse umwuka wera kugira ngo bahinduke abagabo bazima. Hariya rero apotre Petero abwira abantu ati rero ngiye kuroba. Impamvu nifuje ko dusoma no muri Luka nuko Yesu yaramubwiye ngo ntabwo uzaroba, ntabwo uzongera kuroba amafi nkugize umurobyi w'abantu. None hariya agiye gusubira ku kintu Yesu yagize gute? Yamubujije. Ubwo yacitse intege. Ndi kuri ya mpamvu ya mbere ituma Yesu yiyereka abantu, atwiyereka aje kuduhindura abana be. Sinakigambiriye cyane, hahandi hambere twasomye yaramwiyeretse akora igitangaza, Petero yemera kumukurikira. Iyo niyo intambwe ya mbere dutera tuba abana b'Imana twizera Yesu, tugahinduka abana b'Imana. Ubwo n'ubwa mbere twiyereka mu ijambo ryayo, mu ndirimbo, ukumva muri wowe habayemo ibintu bidasanzwe, cyangwa yenda ukoze impanuka imodoka irapondekanye usigaye uri muzima uvuyemo, bati Imana ntisanzwe ugakizwa. Cyangwa se jenoside yakorewe abatutsi irabaye, baraguhize urihishe, Imana iguhishe mu busabusa, bari kukureba baguhagaze hejuru, ukarokoka ukabona urarokotse, bati Imana ni Imana, ukabura yizeye. Imana yiyerekana mu buryo butandukanye, yihishura mu buryo butandukanye. Petero rero agiye kuroba, urumva ko yacitse intege, aciwe intege n'ibintu binyuranye. Yenda n'ibyo yarategereje kuri Yesu, expectations, ibyo yarategereje kuri Yesu abona ntabwo akibibonye. Uko yabonaga Yesu abona siko ari kumubona mu rupfu rwe, abona Yesu abaye nk'umunyantege nke. Aravuga ati rero inshundura n'ubundi nari narazibitse, n'ubwato nari narabubitse, reka nsubire kuroba. Ikintu cyambabaje hano hantu, baba apotre bagenzi be nta numwe wamubwiye ngo ntiwibuka ko Yesu yavuze ko utazaroba amafi, kuzaroba abantu. Mwiteraniro rya mbere nabwiye abantu ibyerekeranye n'iriya ndirimbo tuya turirimba ngo nge mpisemo Yesu murutisha igisi yose, bitirira Billy Graham. Sinabonanye na Billy Graham, ariko nabonanye n'umuntu wabonanye nawe
amubaza ibyerekeranye n'iriya ndirimbo, aramubwira ati koko uri umuhimbyi wahimbye iriya ndirimbo? Billy Graham aramubwira ngo ntabwo nahimbye iriya ndirimbo, ariya ni amagambo navuze mu itangazamakuru, abahimbyi bayahinduramo indirimbo. Aramubwira ngo, abwira umuntu w'inshuti yanjye, aramubwira ngo icyo gihe nari impamagariwe kujya muri Sena ya Amerika. Hanyuma mpamagariwe kujya muri Sena ya Amerika, Imana irambwira ngo kuba umusenateri si icyaha, ariko nge si cyo yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza. Irambwira ngo ninjyayo ndaba nkoze icyaha. Umva nkubwire, birashoboka ko Imana yaguhamagariye gukora ikintu runaka, kuri wowe wagikora kikaba icyaha, hanyuma ku bandi ntikibe icyaha. Kuba umusenateri si icyaha, ariko kuri Billy Graham cyari kuba icyaha. Kuroba amafi ntabwo ari icyaha, ariko kuri Petero kubera ko imuhamagariye umurimo wo kuroba abantu, kuvuga ubutumwa bwiza, biri buze kumuhindukira icyaha. Ngewe ntabwo ndi umuririmbyi, kutajya kurepeta Imana ntiyabimbara nk'icyaha, ariko wowe nutarepeta Imana izabifata nk'icyaha. Wabyumvise neza? Rero ibyo bintu bibaho. Icyaha ni iki rero? Icyaha ni ugukora ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana. Icyaha ni ugukora ikintu Imana yagize gute, yakubujije. Hari abantu Imana yategetse gusenga nimugoroba na mu gitondo, nutabikora bizahinduka icyaha. Hari igihe Imana ikubwitsa saa 9 ijoro mu gicuku ikakubwira ngo senga, nudasenga bizahinduka icyaha. Kubera iki? Unyuranye n'iki Imana iri kugutegeka. Hanyuma ikintu cyambabaje, abapotere bandi bati turajyana nawe, bajyana nawe. Aho kugira ngo mugire inama bajyana nawe. Umva nkubwire, nubona umuntu akora ibyaha ntumugire inama, ahubwo ukamushyigikira, mwese Imana izababaraho icyaha, kandi Imana ntizabura kubikubaza. Petero aragiye, agezeyo ararobye ntiyabona ikintu, yanyuranye n'ubushake bw'Imana. Yesu aramwiyereka nk'uko yamwiyeretse bwa mbere muri Luka handi twasomye, ariko ntibamenya Yesu. Kubera iki? Ibyaha byabatwikiriye amaso. Hari igihe ibyaha bidutwikira mu maso niturebe Imana, hari igihe ibyaha bituziba amatwi nitwumva Imana. Bigenda gutyo. Hanyuma Yesu afite uburyo bwinshi cyane akwemeza ko ari we. Abereka aho berekeza inshundura, kandi bwari bwakeye, ubundi baroba nijoro, babona ifi nyinshi. Arabwira muze ku nkombe, baraza. Bahageze basanga Yesu yacanye umuriro, yokejeho ifi, yatetse n'ubugari, umutsima siko bavuze, yokeje ifi, yokeje n'umugati, yokeje n'ubugari, yatetse n'ubugari. Yarabaje ngo bana banjye mufite icyo kurya? Yesu agira urukundo rwinshi. Baramubwira ngo ntacyo. Bamaze kuroba ifi nyinshi, yabateguriye ifi, yazanye umuriro, yazanye amakara, arabagaburiye, basobanukirwa ko ari umwami Yesu. Ibyo bintu byose yakoze kwari ukugira ngo abagarure mu murongo, kwari ukugira ngo abongeremo imbaraga. Yesu ajya twiyereka kugira ngo atwongeremo imbaraga. Hari umukozi w'Imana mwene wacu witwa Eliya, nawe wacitse intege kubera amakuru mabi yumvise. Amakuru mabi aca intege. Yari yishe abahanuzi ba Bayali, yamanuye umuriro ku musozi wa Karumeli. Yezebeli aramutuma bintu amakuru mabi, aramubwira ngo nk'iki gihe nzaba nakwishe. Eliya ngo aragenda urugendo rurerure, ageze munsi y'igiti cy'umurotema aravuga ngo ibi ndabirambiwe, icyarutana uko napfa. Araryama. Imana ibona ko umukozi wayo yacitse intege, irangije iragaruka imuhereza nanone uyu mutsima wokeje ku makara, imuhereza n'agacuba k'amazi kugira ngo anywe akomeze urugendo. Umwanditsi wa Zaburi ya 23 avuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Hari aho yageze aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana isubiza intege mu bugingo bwawe. Imana yongera kwambika imbaraga zidasanzwe. Imana yongera guha ubushobozi budasanzwe. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Niko yavuze. Kugira ngo nerekeze ku musozo, Imana igitwihishurira nanone bwa gatatu, ije kuduha inshingano. Wa murongo yari yasize niyo mpamvu ko usoma ngo bamaze kurya. Mwabyumvise? Bamaze kurya. Aramubaza ngo urankunda? Bamaze kurya aramubaza ngo urankunda? Petero aramubwira ngo yego. Aramubwira ngo ragira intama zanjye. Hepfo yarakomeje
aramubwira yahereye ku bana b'intama akurikizaho intama zanjye inshuro 3. Abasesenguzi mu bya Bibiliya baravuga ngo kubera ko Petero yihakanye Yesu gatatu, yagombaga guhamya ko akunda Yesu gatatu kugira ngo akureho bya byaha bya mbere byisibe muri we. Hanyuma aramubaza ngo mbese urankunda? Yesu nakwiyereka mu buzima bwawe. Yesu ashobora kukwiyereka nta mwenda ugira akawuguha, nta kazi ugira akakaguha. Ashobora kugufasha mu bucuruzi ukaroba amafi menshi, ukagira amafaranga menshi, ukubaka amazu menshi, ukagura imodoka nyinshi nziza. Yagufashije warobye ifi, yafashije ba Petero nubwo bari banyuranije n'ubushake bwe, baroba ibintu byinshi, babona amafi menshi, kuyakurura biragorana nka kwa kundi bwa mbere. Ariko icyo yaragamije kwari ukubageza hariya abasubizamo intege, namara kubasubizamo intege abaha inshingano. Kwari ukubageza hariya avuga ngo ragira intama zanjye, ndagushaka muri worship team, nubwo naguhaye akazi ndagushaka muri korali, nubwo naguhaye akazi ndagushaka mu gipastori, nubwo nagufashije ukaroba amafi menshi, wabonye amafaranga menshi, ubona amasoko menshi, uracuruza ubona abakiriya benshi, wubatse amazu menshi, ugura imodoka nziza uyigendamo, ariko ndashaka ko ufasha abakene, ndashaka ko uba mu bakuru b'itorero, ndashaka yuko uba umushumba, ndashaka yuko uba umuririmbyi, ndashaka yuko usura abarwayi, ababuze ukuntu bishyura ibitaro ukabibishyurira, abadafite imyenda ukabambika, ukagaburira abantu bishwe n'inzara, ugatwara ababyeyi kwa muganga badafite imodoka. Niyo mpamvu naguhaye imodoka, no kugira ngo utware ababuze uko bajya kwa muganga, ubatware mu modoka bajye kwa muganga. Kubera ko turi ba manager, Imana nibishima nzabaganiriza ukuntu turi bisonga cyangwa n'abandi bakozi b'Imana, Imana izabatuma. Y'Imana rero iguhaye amafi yokeje ku makara, agafi kokeje ku muroko araryoha, mwarakariye? Hari abantu baba baragize umugisha bakaryaho hano, agafi kokeje ku makara niko yabahaye. Abaha n'ubugari, agafi n'ubugari ngenda bikunda. Abaha n'ubugari cyangwa abaha n'umutsima. Arabakuruye babanje kuroba n'ifi ziba nyinshi, ariko arimo aratwara Petero hehe? Nubwo yamuhaye ifi nyinshi, nubwo yamuhaye agafi kari ku makara, nubwo yamuhaye umugati, aramukuruye. Baragiye bageza hano mubaza ngo urankunda? Ragira intama zanjye, jya muri worship team, jya muri korali, jya kubwiriza, jya mu nama y'iterambere, twara ababuze ko bagera kwa muganga, jya kwa muganga wishyurira ibitaro ababibuze, genda wambike abantu bambaye ubusa, genda utange amafaranga ku rusengero yo gukora ikintu runaka, ishyurira abana minerivare bavuye mu ishuri. Njya ntangara mu itorero kubona abantu bagira amafaranga yo kwishyura abana amashuri muri Amerika, ariko umuntu wiga muri nayini akabura uniforme, abana n'abantu mu rusengero, abana n'abantu muri korali akaburara, mu gihe abandi bari kumena ibiryo. Umuntu akambara inkweto igahengama, ugahinduranya inkweto 10 mubana muri korali, ugashimishwa no kumuvuga. Hano badusomeye, nabyumvise nange murabyemera, ngo twiyambure ishyari, ngo twiyambure igomwa, ngo twiyambure gusebanya kose. Ntago ari umushumbanyi so wabisomye, ntago ari njye wabisomye. Inshamake dusoze. Yesu ajya twihishurira, yaje kutugira abana be. Yesu ajya twihishurira, yaje kudusubizamo imbaraga twacitse intege, cyangwa se twataye umurongo akaduhereza akadusubiza mu murongo. Yesu ajya twihishurira, aje kuduha inshingano. Ese mwakwemera tugahaguruka tugasenga ngo Yesu utwihishurire kandi ibyo ushaka bibeho mu buzima bwacu? Ababyemera muhaguruke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje kubera ko turi imirimo y'amaboko yawe. Turaguhimbaje kubera ko wadukunze ukaduha Yesu, akatugura amaraso ye ku musaraba igorogota. Turaguhimbaje kubera ko watuwari ibyaha kubw'urupfu rwa Yesu, twongeye kwakira izo mbabazi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe twumvise, waratwiyeretse utugira abana bawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aho twacitse intege utwongerera imbaraga, aho twavuye mu mwanya udushakamo utugarure muri uwo mwanya, kandi inshingano uduha, ibyo wifuza ko dukora, Mana uduhe imbaraga zo kubikora, kandi uduhe kubihishurirwa kugira ngo mwami tugendere muri ibyo ngibyo. Umwuka wera akomeze kubana natwe, atuyobore adushoboze, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze. Imana ibahe umugisha, kandi turabifuriza twese gukomeza kugendana n'Imana.
cyumweru ciza cyane. Pasiteri turacari kumwe, Imana muri iki gihe cy'ukwezi tuzakomeza tubane nawe, ariko ntazaza buri munsi, ariko umunsi Imana izajya imuha azajyaza abana natwe. Haleluya. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndagushimiye cyane ko watugiriye neza Mana, tukabonera iteraniro, tukumvira ijambo ryawe ryiza. Izina ryawe rikuru nirishimwe, izina ryawe ritangaje nirihabwa icubahiro. Ujyo twiyereka mwami, ukatwiyereka turi kure kugira ngo tugire abana bawe, ukatwiyereka twacitse intege kugira ngo twongeremo imbaraga, ukatwiyereka dufite imbaraga kugira ngo duhe inshingano, ariko byose bigasoza mwami Imana utubwira uti urankunda. Natwe Mana, reka irijwi rikomeze rivuge mu mitima yacu. Ubwo wamaze kuduhamagara, ubwo wamaze kutwiyereka Mana, dufashe dukomeze twumve irijwi ritubwira ngo ese turagukunda, kandi niba tugukunda twerekane urwo rukundo kubw'imbabazi zawe. Gendana na bwoko bwawe, udushorere mu nzira nziza yo gukiranuka, uturinde ibisitaza byose mwami Imana mu nzira tugiye kunyuramo. Biragaragara ko abantu bose turaja mu mpande zitari zimwe, ariko buri muntu wese uri hano Mana abone neza yawe, abone kugira neza kwawe iwe mu rugo, abone kugira neza kwawe mu kazi, abone kugira neza kwawe agenda, abone kugira neza kwawe yicaye, abone kugira neza kwawe mwama ari wenyine cyangwa ari mu benshi. Mana, turakwinginze kugira ngo Data wera, ubu bwoko bwawe bwateranye hano uyu munsi, umuntu wese umuha umugisha wawe. Abana batoya mwami Imana, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abageze mu zabukuru, abashyitsi bacu bose mwami Imana, ukomeze kudufashisha ubuntu bwawe Mana. Udufate mu kuboko tukiva hano n'iki cyumweru cyose n'ibihe biri imbere byose, kandi ukomeze kutwigisha kugukorera no gutera intambwe mu kirenge cyawe Mana. Urakoze nyiri ibihe byose, uwaje arwaye umukirishe imbabazi zawe. Ufite ibibazo bitandukanye Mana mu mutima wiwe birwaniramo bimucanga, ndakwinginze Kristo umwana w'intama w'Imana ngo umurwanirire, utanga amahoro mu mutima. Twumve rya jambo wabwiye abigishwa bawe ubwo winjiraga inzu amadirisha akinze, inzugi zikinze, bafite ubwoba, ukababwira ngo amahoro yanjye nabane namwe. Reka Mana amahoro yawe aze aba mu mitima yacu, twumve imitima yacu yakira ayo mahoro, twumve mu miryango yacu twakira ayo mahoro, twumve ijwi ryawe mwami Imana rivuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Kandi Data, irindi jambo ryawe reka tubwira ngo amahoro yanjye ngo ndayabaha, ngo kandi njyewe ntabwo nyatanga nk'uko abisi bayatanga. Abisi batanga amahoro atuzuye, ariko wowe utanga amahoro yuzuye. Ndasabira ubu bugingo bwose buri hano amahoro yuzuye, uduha amahoro yuzuye Mana, uduha amahoro yuzuye. Mu kazi hari benshi bahuriramo n'ibibazo, ariko bahereye amahoro. Mu ngo hari benshi bahurirayo n'ibibazo, ubahereye amahoro Mana. Ku ishuri hari abana bahura n'ibibazo, ariko mwami Imana ubaha amahoro. Uru rubyiruko hari aho ruhura n'ibibazo, ariko ndagusabye ngo ubahe amahoro. Aba bagabo bari hano n'abo bagore hari aho bahurira n'ibibazo, bahura nabyo by'intambara nyinshi za opposition ziza imbere yabo, ariko ndagusabye mwami ngo bumve aya mahoro. Amahoro menshi mu mutima, amahoro menshi mu mubiri, amahoro mu bitekerezo, amahoro yuzuye ndayasabye. Uyaduhe mu itorero ryawe, uyaduhe muri iki gihugu, uyaduhe muri aka karere, uyaduhe muri Yesu, uyaha abarira bose. Utwumve kandi utwiteho Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tusamugisha w'Imana. Uwiteka Imana yacu dukunda twese, ibane namwe, ibaha amahoro, ikomeze kubamurikishiza mu maso hayo, ibarinde, ibajye imbere, kandi ibaha umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Tujyane n'amahoro y'Imana. Uribuye